amazina ridusoma y'imyibuka by'atoneze igewe emusibiye kubana muri iyi gahunda kugira ngo uyu munsi rero itariki ya 7 Mata 2025 umunsi ngarukamwaka twibukaho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. uyu munsi rero turibuka ku nshuro ya 31 twibuke kandi twiyubaka. nagira ngo rero mbagezeho gahunda y'uyu munsi uko iteye, nubwo dutangiye dukerewe ariko turaza kugendana neza kandi birakunda. gahunda yagombaga gutangira saa 3 ari uko hagera kw'abaturage muri rusange batumirwa. turaza gufata rero umwanya wo gusenga, tuze gufata umunota umwe wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, hakurikireho gutanga ikaze, ubwo turaza kubifashwamo umukuru w'umudugudu. nibirangiza turaza gukurikira ikiganiro kuri jenoside yakorewe abatutsi, gutanga ikiganiro n'abahari, tuze kumva n'indirimbo yo kwibuka ya Kagugu dufashijwe n'umuhanzi. hanyuma tuze kongera twakire ubutumwa bw'umuryango wa Ibuka uhagarariye Ibuka ku rwego rw'akagari buza kutugezaho icyo kiganiro. tuze kumva kandi indirimbo yo kwibuka nanone, hanyuma turaza gusoza kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika. nagira ngo rero twese duhagurutse na mbere Imana dusabe Pasiteri Gasore abanze abishyire imbere. Turagushimiye ko dushoboje mu bwoko bwawe, tukaba dushoboye guteranira hano aho twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. turagushima ko wabanye natwe mwami, turagushima ko wubatse imitima y'abanyarwanda, turagushima ko ukomeje kugarura icyizere mu bana bawe, kandi turagushima ko waduhaye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwatanze ihumure mu banyarwanda mwami. dukomeje rero kukwiragiza uyu mwanya duteraniye ahangaha ubwo tugiye gukurikira ibiganiro mwami. turakwinginze bibe ibiganiro byubaka imitima y'abanyarwanda, bibe ibiganiro bigarura ihumure mu banyarwanda, kandi uwageze hano wese mwami mwiza atahe yahumurijwe n'ibyo yumvira ahangaha. ukomeze rero tugirire neza, dutangirane natwe twozanye natwe, kandi icyo twizera ni uko uri Imana idukunda mwami mwiza kandi itwifuriza ibyiza. ubane natwe byose dusenze twizeye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. urakoze. nagira ngo mbasabe n'ubundi tugihagaze tugiye gufata umunota umwe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994.
murakoze. Nagira ngo mbashimire kandi nongere mbasabe kugira ngo duhe umwanya umukuru wacu umudugudu wa Rukingu kugira ngo atere ikaze abashyitsi baje kwifatanya natwe kuri iyi nshuro twibuka jenoside yakorewe abatutsi ya 31. Nagira ngo rero dusabe umukuru w'umudugudu wa Rukingu yegere hano imbere aduhere ikaze abashyitsi. Murakoze. Mwaramutse neza abandi muraho. Mbere ya byose mbanze guhumuriza abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ari abari hano muri mudugudu wacu ndetse n'abari mu zindi mpande zose z'igihugu, ariko bakaba batuye hano muri Rukingu tukaba turi kumwe. Ndabahumurije, ndabakomeje, mwihangane kandi mukomere, twibuke twiyubaka. Bahaye ikaze rero mu mudugudu wacu wese, ariko by'umwihariko dufite abashyitsi turi kumwe. Ndagira ngo mufashe twakira abashyitsi bari hano kandi tubane twese tuziranye. Turi kumwe n'abayobozi batandukanye ba Mutwara Sibo, abari mu nama njyanama y'umudugudu, abari mu nama njyanama y'akagari, ndetse hari n'intumwa z'inama njyanama y'akagari ziri hano bohereje kugira ngo tubane muri uyu mwanya, muri uyu muhango wo kwibuka. Kandi turi kumwe n'uri butugeze ikiganiro, ndetse turi kumwe n'uhagarariye Ibuka ari na chairman wacu. Bose turi kumwe hano, turi kumwe n'abahagarariye urubyiruko ku rwego rw'akagari ndetse n'umudugudu, turi kumwe n'inshuti z'umuryango. Bose turi kumwe hano baje kugira ngo tubane mu biganiro, ariko abenshi babona tukaba tutazi n'icyo bashinzwe. Reka nsabe mbere ku ruhande hano abahagarariye urubyiruko bagejuru muri ibiganza usuhuze. Murakoze cyane. Turi kumwe Damoru ni chairman wacu, ariko aka kanya ahagarariye na Ibuka, ubwo nawe reka musabe agejuru adusuhuze. Ni intumwa ya Ibuka. Turi kumwe na perezida wa njyanama y'umudugudu na agejuru. Turi kumwe n'abajyanama bacu babiri bahagarariye umudugudu wacu mu rwego rw'akagari, hari Metre James ndetse na Muhire nabo bagejuru badusuhuze. Turi kumwe n'umushumba Andre, niwe uri butugeze ikiganiro, niwe n'umushyitsi. Uyu munsi turamufata nk'umushyitsi nubwo ari uwacu atuye mu mudugudu wacu, ariko urugo rutakwise umushyitsi ntabwo ruba rukwishimiye. Mushumba rero turakwakiriye. Turi kumwe na Madame Mariette, ni intumwa akagari kohereje kuza kutubane, no mujyanama mu kagari. Turi kumwe na Pastor Mitabu nadusuhuze. Nawe umubyeyi wacu turabana mu mudugudu, ariko nadusuhuze. Turi kumwe
na Pasiteri Apollinaire nadusuhuze. Turi kumwe haruguriye hari undi mugabo witwa Damascene nawe nadusuhuze. Nawe ari mu nzego zishinzwe umutekano, nawe yashimye kubana natwe. Hari umuntu nasimbutse hariya nawe ndangeje uradusuhuze. Uriya ni mama w'abana banjye abatamuzi. Arabatamuzi n'uriya. Arabarimo guhengereza bareba bongera haguruka basuhuza urambura ibiganza bakusuhuza. Murakoze. Nababwiye ngo turi kumwe na ba Mutwara Sibo bose aho bari, nari nabwiye ngo bigere hino bicara aha. Sindi kubabona. Komite y'umudugudu abo turi kumwe bari mu mirimo. Ntago ndi kubabona hano ariko barahari. Turi kumwe na presidente wa CDF, inama y'igihugu y'abagore mu mudugudu. Abandi bose dufatanya kuyobora mu mudugudu, abari mu nama njyanama, dufite komite y'umugoroba w'umuryango. Komite y'umugoroba w'umuryango, presidente yaje, perezida yaje. Vice presidente wa komite y'umugoroba w'umuryango namubonye ari umwungirije. Namubonye yinjira. Bajya badufasha kubaka ingo zifite ibibazo. Nagira ngo nabo babereke kugira ngo ejo tuzagire gute, uzayagira n'ikibazo ajye abegera. Sinzi ahaganye ariko abo bayobozi bose mbasabe navuze baze muri izi ntebe, ndabona hano hakiri imyanya. Turi kumwe n'uhagarariye inshuti z'umuryango ku rwego rw'akagari, ariko n'inshuti z'umuryango mu mudugudu zirahari. Aroyizi n'abasohozi. Inshuti z'umuryango ni abashinzwe guharanira uburenganzira bw'abana ndetse no kureba imibereho yabo. Tugira komite yabo rero ibishinzwe. Turi kumwe n'abihayimana, sabe padiri mukuru uhagarariye paruwasi hano ya Kacyiru, n'abagejuru badusuhuza arambura ibiganza dusuhuza. Kandi turi kumwe na ba maseri, ababyeyi beza badufashe umunsi ku wundi, badutiza n'iyi sare tukayikoreramo, nabo bagejuru tubakire. Murakoze. Hamwe n'izindi nzego rero zindi turi kumwe z'ubuyobozi, turi kumwe n'ubuyobozi butandukanye ariko urwego bwite bwa leta ari ni mu nzego z'umuryango, bose turi kumwe ahangaha. Ariko hari undi nari nibagiwe kandi ndi kure imbere yanjye kandi tujya dukenera. Mu nama njyanama tugiramo umuntu umwe mu mudugudu ushinzwe inama ku buhinzi n'ubworozi. Kandi ndi mumuzi, kandi abantu bafite amatungo bakagira n'ibiti bakagira n'imboga n'iki badafite ubumenyi, mwajya mubaza uriya mugabo ugiye guhagurutsa Jejuru Papadia. Uri ari mu nama njyanama nk'umuntu uhagarariye ubuhinzi n'ubworozi. Ndabashimiye rero ubwitabire bwanyu. Muri make ryari ijambo ry'ikaze, tubahaye ikaze mu mudugudu wacu wa Rukingo. Rukingo ni umudugudu ufite amasibo 20 kandi duhana imbibi mu majyepfo na Gicikiza, mu majyaruguru duhana imbibi n'umurenge wa Gisozi ndetse na Kadobogo na Kabohunde tuyikoraho, na Giheka tugakoraho na Nyakabungo. Ni umudugudu mugari, kuyobora ntabwo biba byoroshye ariko biratworohera kuko abaturage bafite imyumvire myiza tugendana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero turi hano tuje kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu by'ukuri
uyu mudugudu wacu wa Rukingo dufitemo abatutsi barokotse kuko dufitemo n'abandi bazize jenoside nkuko mubibona mu cyahoze ari Kagugu yari segiteri Kagugu uyu musozi dutuyemo n'ahari Batsinda na Giheka na Nyakabogo iyi midugudu yose hakurya ukagenda ukageza hari Gacuriro ya akagari ka Gacuriro no hari muri Kagugu kwayoborwaga n'umukonseye umwe icyo gihe niyo mpamvu amazina y'abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 yose yanditse hano hepfo kuri urwibutso rwo kuri Burende ntabwo ari abatuye hano ntabwo ari abarokokiye hano muri Rukingo gusa ahubwo n'abari batuye mu cyari Kagugu kera yari segiteri Kagugu ubwo rero amazina yabo ari hariya hepfo kuri uriya rwibutso rwa Burenda hiri amateka wenda dukunda kuyabagezaho ku itariki 11 yo twibutse ku rwego rw'akagari turayasobanura iriya Burende yarije ariko ije gusapotinga intera hamwe kuko zari zamaze kumara abantu bo kuri uyu musozi ariko ingabo za RPF icyo gihe zari zimaze kugera kuri uyu musozi zikumira icyo gitero zitwikiriye Burende ngira ngo ni nako gahenge abarokotse bagize kubwiza gukomeza nta mututsi wari gusigara kuri uyu musozi niyo mpamvu ari amateka tugomba guhora twibuka tuzirikana nk'abaturage rero batuye mu mudugudu wa Rukingo turabasaba kugira ngo mushishikarize urubyiruko rujye rwitabira ibiganiro rumenya amateka hari ababona iriya Burende kuriya bakabona ko ari ibintu biri aho gusa ariko hari ikivuga hari icyo itwibutsa ku ngabo zari za RPF zakumiriye kiriya gitero n'abarokokeye kuri uyu musozi nta n'umwe ubukiriho ariko zarahabaye turazishimiye muri make rero byari ijambo ry'ikaze ariko ntaho burakubabwira ko nyuma y'uko ingabo za RPF zibohoye u Rwanda hari icyo tumajije kugeraho nyuma y'imyaka 31 ishize hari ibigenda bigaragara hari ibigenda bihinduka cyane cyane ho mu mudugudu wacu twagerageje kwigisha kandi rwose nta ngengabitekerezo ya jenoside irabonekamo ku buryo bugaragara uko tugenda twigisha abanyarwanda kubana neza tukabigisha gahunda ya Rwanda abantu bose bakabana amahoro tukaba mu bumwe n'ubwiyunge muri Rukingo icyo kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside ntaho kiragaragara ku buryo gifata intera ndende naho tubona kigiye kubaho turagikubira tukigisha abaturage niyo mpamvu usanga muri Rukingo twese turumwe reka rero turaza kumva ibiganiro mu kanya kumva ikiganiro kandi turasobanukirwa n'amateka byihariye ndashimira urubyiruko rwuri hano nabonye muri benshi nshimira n'ababyeyi mwararitse urubyiruko kugira ngo ruze kuko nibyo dukeneye kuko urubyiruko uyu munsi nirwo rufite ubuhanga n'ikoranabuhanga rubasha kunyomoza amakuru y'abanzi b'igihugu bari hanze bapfobya jenoside ku mbuga nkoranyambaga urubyiruko rero tuba tugira ngo rube rwinshi rwiga amateka rumenye amateka rurwana ibyo bitero byo ku mbuga nkoranyambaga ndabashimiye rero reka nsubize gahunda
umuyobozi wa gahunda, ubundi dukomeze dutega amatwi twumve gahunda zindi zikurikiyeho. Murakoze. Twibuke twiyubaka, niyo ntego. Twibuke twiyubaka. Arakoze umukuru w'umudugudu kuduhera ikaze, abashyitsi muri rusange ndetse n'abasangwa. Imana iguhe umugisha muyobozi. Nagira ngo rero basabe ku buhanga bw'ibyuma, mbere y'uko tuza gukurikira ikiganiro ku mateka ya mbere yatumye mabi kandi yatumye atwinjiza muri jenoside, ndagira ngo tubanze twumve indirimbo yo kwibuka ya Kagugu, noneho nze gusaba urubyiruko rwitegure mu kanya tuze kumva ikiganiro nyirizina. Murakoze. Yagize
apfa amaze guterwa urushinge rurimo uburozi n'umuganga w'umubiri. Kumva iryo shaka yari afite bwo guhuza abanyarwanda, bwo gukuraho ibyo byose bitsikamira umunyarwanda, ntabwo abazungu babyishimiye, ahubwo kugeza igihe noneho bamukoreye komplo, noneho ngo bamutera urushinge, kandi urushinge ngo ruterwa n'ababirigi. Ababirigi batangije gahunda yo gushyigikira ishyaka rya Parmehutu bagamije gukuraho ingoma ya cyami. Parmehutu na Prosoma bashizeho uburyo bwo kwigisha urwango, bakoresha ibinyamakuru byayo mashyaka, bashyiraho korali cyangwa se indirimbo ziririmba urwango, bikanyuzwa kuri radiyo Rwanda. Mbega bashyiraho umurongo wa politiki weruye wo kwimika urwango ku Batutsi, babishyigikiwemo n'Ababiligi. Muri Nzeri 1959 wari perezida w'ishyaka rya Aprosoma Joseph Habyarimana Gitera yatangaje icyo yise amategeko 10 y'Abahutu, arimo urwango ndengakamere ku Batutsi bishyirwa mu mitegekere y'igihugu. Turi buze kongera kubireba, n'uriya undi w'umunyamakuru w'Igisenyi nawe atangaza ayo mategeko 10 y'Abahutu. Uyasomye wagira ikibazo, watangara. Harimo ngo ntimuzarongore Abatutsikazi, harimo n'irivuga ngo ntuzirahire Umututsi, nubwo yari bakugiriye neza kangahe ntuzamwirahire. Yari mfite nyogokuru niho narerewe, ikintu cyo cyarabaga akavuga ati Umututsi arangiza, murira muri iyo esprit, murira muri iyo ndahiro, kwirahira kwa nyogokuru. Ibyo abandi bavugaga iruhande Umututsi ntacyo byankoraga, ahubwo njye naravuga nyogokuru wanjye yirahira Umututsi kuko hari icyo yamubaye. Muri ayo mategeko ya 10 y'Abahutu, iryo tegeko ryarimo kwirahira Umututsi. Iyo ngengabitekerezo y'urwango yigishijwe ikanakwirakwizwa n'ayo mashyaka, niyo yubakiweho ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi byakorewe Abatutsi guhera mu kwezi k'Ugushyingo 1959. Abatari bake bamenyeshwa mu gihugu, bahungira mu bihugu bitandukanye, abandi mu gihugu bimurirwa ku gahato mu bice bitari bituwe cyane mu Bugesera.
iryo sazi uwo mwanya yagombaga guhita apfa. Aho ngaho niho bajyanye abatutsi bose kugira ngo bicwe baribwe n'iyo sazi yitwa tsetse. Dore ubunyamaswa bw'ubuyobozi bubi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri Ububirigi bwemereye ubwigenge u Rwanda bushyiraho umukuru w'igihugu ariwe Perezida Kayibanda Gregoire, wari na perezida wa Parmehutu ku rwego rw'igihugu, maze ashimangira politike y'ishyaka rye yemezaga ko igihugu n'ibyacyo ari iby'abahutu gusa. Murukunyuke Perezida Kayibanda ibi mu gihugu cyose ni umuhutu gusa niwe ufiteho uburenganzira, abandi eka datawe nta burenganzira babufiteho. Abishyira muri manifeste z'ishyaka no muri porogaramu z'imitegekere y'igihugu. Ubumwe bw'abanyarwanda butangira noneho gusenywa n'abanyarwanda ubwabo bigishijwe n'abakoloni. Ubutegetsi bwa Kayibanda na Parmehutu bwamaze imyaka 11 guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Burangwa n'ivangura rikandamiza abatutsi rishingiye ko ku bwoko n'itonesha rya perefegitura ya Gitarama, Muhanga, Ruhanga, Kamonyi yakomokagamo. Nagize amatsiko yo kujya kureba aho Kayibanda yabaga. Arabyo sanga utafari n'utuzu twabasenye, utafari tw'impunyu, ariko ni ibihuruha bihari. Nagize amatsiko yo kujya kureba aho uwo muntu uko yarameze naho yabaga naho kavukireye. Byageze aho ubutegetsi bwa Parmehutu bunanirwa kubera ruswa yari yarabuzonze, abayoboke bamwe birukanwa mu ishyaka kubera kutumvikana na Kayibanda, bituma mu gushaka kugarura ubumwe muri Parmehutu Kayibanda yitwaza ibibazo byari Burundi, ashyiraho gahunda yo kwigisha ko amacakubiri ari muri Parmehutu aterwa n'abatutsi, ndetse ko bamaze kuba benshi mu mashuri bakaba bagomba kuvamo kugira ngo batazambura abantu ubutegetsi. Yatangije gahunda yo kunga abahutu, abagaragariza ko bafite umwanzi umwe ariwe mututsi, bakaba bakwiye kureka amacakubiri bagahuriza kurwanya umututsi. Yafashe icyemezo cyo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu kazi, bitangira gushyirwa mu bikorwa hose mu gihugu guhera muri Gashyantare igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Byabaye nk'Abisirayeli mu gihugu cy'Egiputa, aho umwami yagiye kubona avuga ati no, Abisirayeli bari kuvuka ari benshi mu bice. Uyu Kayibanda nawe ati abatutsi bagomba kuvaho, bagomba kugabanywa, ndetse mu mirimo ya leta, muri prive, mu kazi, kandi ntawe ugomba kubona akazi. Hirya dukomeje turasanga na Habyarimana nawe yarashyize ibyo mu bikorwa, aho bari kwita igabanya, bagabanya abantu, abatutsi bakaba umwanya mu mashuri. General Major Habyarimana Juvenal wari minisitiri w'ingabo yafashe ubutegetsi ahiritse Perezida Kayibanda yitwaje izo mvururu, abeshya ko aje kugarura amahoro, ariko ntiyahindura umurongo wa politike Parmehutu yagenderagaho, ahubwo Habyarimana yazanye ironda karere, akaza bikomeye politike yironda bwoko, azana icyiswe politike yiringaniza y'amoko n'uturere, yateganyaga ko abatutsi bagomba kurenza kurusi 10 mu mashuri no mu mirimo, ngo kuko ariko bangana mu gihugu.
sinamwibuka byageze igihe iri ronda karere rikorwa no ku modoka byakozwe no ku modoka buri modoka muri prefecture abaga afite plaque yayo ndibuka Gisenyi yari Ganaba wabonaga Ganaba ukamenya ko iyo modoka ikomoka Igisenyi nandi ma prefecture yose yari afite iki inyugute ziyaranga none abazi gusobanura iyo Ganaba bakavuga ngo ni Ganza Bushiru nukuvuga ntabwo byari ibintu byoroshye byari bikomeye tugeze rwose n'imodoka waba uri Gisenyi uri mu modoka n'imodoka yawe ifite iyo plaque wagera i Butare bagahita bamenya ngo uyu agiye Gisenyi mwumve ubuzima bwari buriho icyo mwumve ubuzima twanyuzemo cyari ikibazo kitoroshye igipolitike y'ironda bwoko ironda karere kuzi impunzi uburenganzira ku gihugu cyabo itotezwa amacakubiri byari mu Rwanda byatumye RPF Inkotanyi ivuka ifata ya mbere itangiza urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya mbere Ukwakira 1900 mumpe amina nini mwampa aminara ko mutari kwishaka mumpe amina rwose kuko dufite ishema niba ko bari kubyumva uko mutabibayeho ko mutarebaga uko bimeze aya ndibuka abaye guhunga nari mu modoka n'umushoferi wanjye kaduruva abasirikari bose bari guhunga bagiye muri Kongo naho nje nariyo bagishuri gisumbuye muri Rutsiro sizo ko umushoferi yibeshye araho kabasingiranye na fandi yo kubona mwana fandi akuye pistori atunze ku mutwe wanjye kwa gahanga na kamera byari ibihe bikomeye bantu b'Imana byari ibihe bitoroshye niyo mpamvu iyo ngeze ahangaha ngo RPF Inkotanyi none ifata umwanzuro wo kuza kubohora igihugu niyo mpamvu abwene nyabura muvuge amina iremereye mwongera muyisubiremo amina ni ukuri kw'Imana yewe itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi leta ya Perezida Habyarimana Juvenal yagize urwitwazo urugamba rwo kubohora igihugu itegura umugambi wo gutsemba abatutsi guhera mu Kwakira 1990 abatutsi baratotejwe mu gihugu bitwa ibyitso by'inkotanyi barafungwa abatari bake bakorerwa yitwa rubozo bikirwa muri kasho z'amakomini no muri za gereza abatutsi barishwe mu bice bitandukanye by'igihugu nko muri Kibirira mu n'Umutara